nigeze guhura n'umugabo ukora muri Banki Mondiale arambwira ati rwose amashuri nizi ibihugu byose nazengurutsemo twiganye n'abantu benshi kugeza ubwo tuva twige kumenya ko Imana itabaho ngo twakoze amaresheje n'ibitabo turabyandika dusanga ntibaho noneho atangira guterwa n'ibintu by'ibisazi mu mutwe yaba ari kuri computer yandika muri Banki Mondiale bikamubwira ibindi yandika akandika ibintu bitabo yasora kopi bakumirwa ko ari umuhanga kuruta bose byamugendeye gute bene abo niko bagenda iyo bamaze kubirambamo bitangira rero kubahonda bo urabikorera ariko nyuma amahereza akaba ari we bihonda ngo ageraho yatwara imodoka akabona ikintu kimwitambitse imbere yakwepa akagonga hakurya y'umuhanda amapoto n'ibindi umugore niwe yavuze ati none azana abapfumu bose bashoboka birananirana umugore atari kose reka nkuzanira undi muntu wagute ngo yawe ngo afite ukuntu kubera ko azi ko Imana yihakana ngo bakora ibindi bintu mu buryo bw'igitabo bagusomera kabaganga cyangwa abapfumu ntoya ngewe ndi hagati yabo ngabo gute se ibikoresho ko ntabyo wazanye mfite akabibiriya gato cyane gafunze n'amashini ndatangiye gusenga nzenguruka muri salo nahumirije nafunze amaso ngo njye kwitereje kujya nafunze amaso kaza mbona imirabyo kiranyura mu maso ngo pya 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 ndabanza nshimira Imana ko nyemereye kugera hano uyu munsi yaciye iminsi nubwo atari myinshi ariko si mike tutabona umwanya ngo tuhagere ndashimira ikaze ryanyu mushumba n'abamukorana bose Imana ibaho umugisha cyane Imana ishimwe ko Karuvali gikomeje guhagarara mu buntu bw'Imana ngo mubashe gukora icyo Imana ishaka mbere yabyo hari numvise ko kubaka bigeze kure mwaranantumiye sinabona umwanya uwo munsi nagize igiterane Kanombe birananira mbere ndabanza guhigura kuko iyo nza wenda simba narabuze gutanga unyemerere wayoboye mbahe aka gasheke k'amabuye nimba ari amabuye cyangwa se ari ibiki ubwo niyo nkunga yanjye ntaho wubaka itorero namenye ko ryubakwa ngo ndeke gushyiraho iryanjye buye ntaho nzi Karuvali rero siho nareka ubwo Imana ibimenye ko nanjye nayikozeho sinabwiriza mu itorero cyangwa ngo ndisengeremo ngo nanigwe gutanga ibuye ryo kubaka kandi narahasengeye ryaba ari ikosa rikomeye nimba nawe utarabikora wumve ko ari ikosa ridasanzwe rwose usengera ahantu cyangwa hakaguhesha umugisha ukahumvira Imana n'ibindi ariko wagera kubaka hakabura ibuye ryawe aba ari ikintu gikomeye muranyemerere aho mugejeje mwubaka mu ntiza amashi tuyakomera Imana yatumye bikunda itorero ryo mu rugo rirabatasha n'itorero ryo mu rusengero rirabatasha nari nzi ko nzuza wenda ikiri muri vakanse tukazana n'iryo mu rugo n'iryo mu rusengero ntawaryegeranya ngo bipfe koroha ariko amasomo yaratangiye ntibigikunze ndashima kubona Sira uraho si Imana ishimwe kwikikurinze nawe biranshimisha binyibutsa byinshi Sira na Mateyo na Rugina bakora batatu nge bangozeho umurimo ukomeye
mu kudutoza Kiyumbe bakitwita babusohoka kera. Ndashima Imana ku bwabo abantu batatu sinshaka kubibagirwa. Dufitanye amateka akomeye kandi ko ari batatu narigoye nkora ibishoboka byose mbahinga nko ari batatu narazibahaye mu mafaranga. Iyo nibuka ibyo bakoze mwebwe hari igihe mutabizirikana ngo muzirikana abatoza bayobora, ariko ni iby'icubahiro gikomeye cyane. Muhagarare ku maguru dusome, ngiye kuvuga ibintu ntabwo byoroshe. Aha, Pera ikiganza ukwigere umbwire ngo kaze mu ijambo ry'Imana, ariko ufunga umukandara neza. Funga umukandara neza kabisa. Abandi mukenyere. Abaefeso ni 6:12 6:12 haravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mutagize gute, mudatsinzwe. Tujye mu gitabo cya nyuma muri Bibiliya, Byahishuwe Yohana 12:7, ndasimba wenda no kuri 12 ndibaza. Mu ijuru habaho intambara, unyumvire nawe, intambara ibera mu ijuru. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirarwana n'abamarayika bacu ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacu bajugunyanwa naco. 12 Nuko rero wajuruwe namwe abaririmo nimwishime, naho wowe wasi we, nawe wanyanja we, ugushishano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Nyemerera dusenge umunota umwe. Uwiteka urakoze kutwemerera kuba muri iki kibanza. Havuge Kristo watsinze kandi ubasha kuzura abantu no kubatsindira intambara na Satani. Uduhe imbaraga, tugirire neza, utwiyereke. Wazutse we, uwanesheje ni wowe. Tugusabye ubuntu butangaje n'imbaraga z'Imana. Aba hafi ndetse buri munsi we, kandi angere rutumukwiye, ajyanye korera imitwe, niwe data kandi niwe Mana, kuko yantunga buri munsi, ajyana muri byo byose, buri munsi we
imbaraga we sezerano buri munsi we yamibara sezerano mana yanjye komeza utarami yenesi chumbira we pore nize ijoro ami singabo rekumbaragaza komena komeniwe ulaku mirama koya agakubuga ugeza igeza reka tumukomera amashyi Yesu. Mwihangane mbwiriza intambara, ndabivuga kuko nabihawe n'Umwuka Wera. Ejo bundi nabajije Imana ati ni ibiki ibintu ushaka ko nabwiriza muri iyi minsi bidasanzwe cyangwa bitamenyerewe. Imana inyibutsa intambara y'umwuka. Sanga aciye imyaka 8 ngira ngo none 9 ushobora kuba nyibwirizaho, hariho n'igitabo nanditse c'intambara y'umwuka. Ariko impamvu bivuga nuko intambara yo irahari kandi irakomeje. Umuntu aravuka akayivukiramo agakura akayikuriramo, irahari. Kuko mwumvishaho yatangiriye bene uko. Nibishobokera ndavuga ahantu 5: ibyabereye mu ijuru, intambara ku butaka, intambara mu kirere, intambara ikuzimu. Ndabashoje. Nibinanira kubisoza bizangarura ku wa 3. Icyonzi cy'imiryango nzasanga ikinguye. Yohana yabivuze hariya, aravuga ngo mu ijuru haba intambara, ariko ahanteye ubwoba. Aravuga ngo aha Satani nabo bamarayika ntihongeye kuboneka mu ijuru, ahabo haribagiranye bakurwayo. Ariko yavuze ikintu cyantangaje giteye ubwo, aravuga ngo wowe wasiwe, nawe wanyanja we, namwe birimo byose mugushije isano, kuko umurezi wanyu Satani abamanukiye afite umujinya mwinshi, kandi azi ko afite igihe gito cyo gukora. Ararwana bya nyuma byo kugira gute, byo gupfa no gukira, kuko azi ko ijuru rye yararyambuwe kandi ntazongera kuriterana mba. Aka kantu ndagakunda. Kuba Satani yaratsinzwe mu ijuru, atabasha kuhatera habe n'umunsi umwe, ntanabitekereza, ntaranabirota. Kubera ko Imana ifite imbaraga zikomeye, yishiriraho uburinzi buhambaye, kugeza uba mubwira ngo nimba uri umugabo uzanabirote ko wahatera, ntiyabirota. Ariko hari ikintu tutazi abizera. Iyo twamaze kwizera Imana binyuze muri Yesu, rya juru hari uburyo ryimurwa mu buryo bw'umwuka, rikaza gutura iwacu. Ushobora kuba ahantu hawe hakaba ijuru kandi uri hano, mu buryo naho hashobora kuba security ikomeye, byaba na ngombwa ntihavogerwa. Ni bande babyemera bavuge haleluya? Satani yari mu bamarayika 5 bakomeye baruta abandi mu ijuru. Yari mwiza pe,
yararemye neza. Imana inamushinga ikintu gihambaye, kuramya no guhimbaza mizike zose aba ari uzihabwa. Yari umuhanga w'abahanga. Ikindi, yari na marayika uri mu butware bw'abamarayika bakontorora isi. Akaba marayika wari ufite umuco mwinshi wakaga cyane. Muri aba batanu niwe wavuyemo aragoma. Uwa mbere bagaragaza cyane ni Mikayeli, uwa kabiri ni Gaburiyeli, uwa gatatu ni Lusiferi, uwa kane ni Uriyeli, uwa gatanu ni Yeremiyeli. Aba batanu barahambaye kuruta abandi, bayoboye amatsinda yose y'abamarayika babaho. Kandi ibyo bakora biragabuye. Lusiferi yarashinzwe mizike gusa, yishaganyije, yavuzaga inanga hose, abamarayika baramya bose bakamwitabira. Yari mu banezeza Imana, ikishimira icyatumye yiremera ijuru, ikishimira icyatumye yiremera abamarayika, ikumvira anyuzwe ntigira irungu. Yari mu bamara Imana irungu n'abayitera icubahiro ikiyumva. Mikayeli yari ashinzwe intambara gusa, ahabaye intambara niwe urwana. Ni umuhanga ntaratsindwa kuva yabaho. Iyo arwanye ararimbura, ntasubizwa inyuma, ntananizwa, ntaranakomereka mu ntambara zose. Intambara z'abera bose niwe uyoboye abamarayika. Banditse mu Baheburayo mu gice cya mbere ngo yabagize imiyaga n'abakozi bakorera bazaragwa agakiza. Nibo bashinzwe uburinzi bwose ku bantu batuye isi. Ni abayobowe na Mikayeli. Mikayeli ntukamutumire mu gihe ukeneye ngo Imana ikugenderere ikuvugisha, ntukamutumire, kuko iyo aje amanukana inkota ari ugutema gusa, ntazi gutanga mesaje. Niyo umwiyambaje we aba ari intambara tu. Nimba ntaziri iwawe ntukamuhamagare. Abanyumva tuvuge haleluya. Uwo mugabo araremetse pe. Imana yaramuremye imutekeramo imbaraga z'uburwanyi zayo zose. Tiyirirwa irwana, Mikayeli arahari. Akayobora abamarayika ibihumbi n'ibihumbagiza bitabarika by'abarwanyi. Hakabaho Gaburiyeli, umumarayika wa gatatu ushinzwe ubuhanuzi gusa. Ahantu hose mwumva ngo iravuze, ahantu hose mwumva ngo numvishijwe nijoro, ahantu hose mwumva ngo yamvugishije, ahantu mwumva ngo hari mesaje nahawe, ni umumarayika uzi gutanga mesaje z'ubuhanuzi uko Imana ibishaka. Ahantu hose hagiye haboneka ubuhanuzi niwe wabutwaye, niwe wabutanze. N'igihe Imana yacecetse imyaka 400 yongera kuvugana n'umuntu, igihe yabwiraga Zakariya, igihe yabwiraga Mariya, nanone ni Gaburiyeli wagarutse kongera kuvuga. Ariko uyu niwiyambaza Gaburiyeli watewe n'intambara z'ibitero, muzarirana, muzaborogana, ntacyo azagufasha. Iby'intambara ntumubaza, icyo akora gusa yokomeza kohereza amajwi ahumuriza, ariko kurwana wapi. Nuko rero na Lusiferi yari afite kuramya. Uriyeli nawe akaba afite bariya bita ba Matiifu, ni ibihumbagiza by'abamarayika. Ba Matiifu barya baramya, babyina baguruka bakika hasi. Ni abahanga babaye imbere y'Imana, batava imbere y'intebe yayo, nabo bafite injyana yabo y'uburyo bahimbaza Imana. Hakaba rero n'abayobowe na Yeremiyeli, nawe nirindi tsinda. Lusiferi umwe niwe wagomye ava muri aba batanu, ariko agize ikiburi kivuye ko akomeye. Ninjye uzutuma ijuru rihungabana, ninjye uzutuma ijuru ryishima, kuko ingewe batanshima. Agomesha igice cy'abamarayika, atangira intambara bangoreka rwane, nzireshesha n'isumba byose.
iyo ugiye muri Isaya igice cya 14, icyo gice cyose uzasangamo amakuru y'umwami wa Babiloni hamwe na Rusiferi babiri, nibo bantu bavugwamo. Nzizamura niresheshe n'Imana, hanyuma nzaresha intebe yanjye nzayizamura. Hanyuma aramubwira ati ariko uramanuwe uzagezwa ikuzimu aho uzisasira inyo, kugeza ubwo amahanga yose azagutangarira we wahindisha gisa umushitsi. Agomye babona yadukanye intambara, ntiyazamukana kuramya, azamukana intambara. Bahita bamutega Mikayeli. Barwanye intambara y'amakundura idasanzwe. Kubera iki? Ni ibiremwa bibiri by'ibinyembaraga kandi byose bidapfa, birwana gusa kimwe kigatsinda ikindi, ariko ntibiremetse mu buryo bwo gupfa. Bituma iyi ntambara yarakomeye kugeza ubwo Uwiteka yaje gukoresha umwuka wo mu mazuru ye kugira ngo ahe imbaraga Rusiferi nako Mikayeli zirenze za Rusiferi, kuko bombi yabaremye bangana. Hanyuma amwongeye imbaraga aramutsinda, ahe ntihongera kuboneka mu ijuru. Ariko igitangaje, babura aho bamuta, bamujugunya ku isi. Abahanga babiri baravuga ko isi yari itaraturwaho n'ikindi kintu. Umuntu yari yaratararemwe. Satani, umuntu yaremwe, Satani yaragomye. Bamujugunye ku isi, nta kiremwa kindi gihari. Ayigezeho nako yumva ko nawe yakwifatiraho. Ariko icyo nshimira Imana ni kimwe, Satani yaratsinzwe, ndabivuze mu izina rya Yesu. Amaze gutsindirwa ahantu hagera nko kuri 3, ariko mu ijuru baramutsinze pe. Ngo uzi gutsindwa, umuntu akagutsinda akakujugunya, akagujugunya ku birometero birenga ibihumbi n'ibihumbagiza, hamwe utamenya ngo uragwa he, ariko yaragiye yisanga aho yisanze, abaratsinzwe. Niruka amaze gutsindwa, atsindanwa n'abamarayika benshi. Aravuga ati ko mfite abanyobotse, kuko inge ntapanga ubwami bwanjye. Ubwami bw'umwijima buba buravutse. Ntiyabaci akigumanya izina rya Rusiferi n'izina rijyanye no kuramya, kandi rivuga ku Mana rurema. Iryo rivaho ababaye Satani, umwanzi, umugome, umutware w'isi y'umwijima, abaravutse. Amaze kubona ibyo birabaye, agabura ingabo ze, aravuga ati ngiye gushinga igisirikare cyo mu isi y'umwijima, nzahangana n'Imana ninanira, nzahangana n'ibiremwa byayo. Imana ikimara kurema abantu, munyumvira ibyabaye amakuru yose nyababwire. Imaze kurema umuntu, ifata wa muntu imuha agaciro ko gusubirana umwanya wa Rusiferi, ahabwa imbaraga za mbere. Rusiferi yayoboraga abamarayika bakontorora isi. Ubu rero iki kibanza ndagiha umwana w'umuntu, ari ufata umwanya wa Rusiferi ayobora isi. Icya kabiri, ndamuremana imbaraga n'injyana yo kuramya no guhimbaza. Reka mbabwire, twese umuntu wese afite imirya ya za kitari yose mu mihogo yaha. Iyi mitsi yose ipanze aha, mwe muzaho ngo ni imitsi gusa. Mu buryo bw'ubumana ni imirya ya za kitari ibamo yose aha. Base ibamo, tenari ibamo, alto ibamo. Nicyo gituma hariya imihogo yo mwisohora base, imihogo y'abandi igasohora soprano, iyindi igasohora alto, iyindi igasohora. Habe n'umuntu umwe, nanjye ngenyine, ayo yose nayahinduranya, sibyo? Nka kuriya kwa piano, kora kuri piano ifitemo byose, biriya byose birimo biba hehe? Hano.
Okay, shyira mu ijwi rinini. Yo hagati. Okay, ayo majwi yose ntimwumva ko ari kuva hano. Buriya mba nkanze ku murya wa tenor w'ijwi rito, kongera ngakanda ku murya w'ijwi rinini bass, ngakanda niyo hagati yose iraha. Imana ibiremana umuntu iravuga tuyu azaba afite amajwi yose, isi azayuzuza icyubahiro cy'Imana, bazajya bandamya nishime ndi ku ntebe yanjye, irungu rya Rusiferi n'ingabo ze nzarimarwa na bene Adamu, bazaba babifite bose. Mana yanjye ngwirira ukwegereye ngo nimba utajya uririmba, ni imirya yabitswe itarakoreshejwe irakwama, yarakwamye. Nicyo gituma bamwe agira ngo aririmbe agakorora, abandi basohora amajwi ukayoberwa nimba ari ihene yahebebye, ukumva amajwi yabaye ukuntu, byatewe n'iki? Nuko atatojwe. Ariko mirya zose, mirya yose iri mu muhogo wa Christophe, uyu niyo iri mu mihogo yanyu mwese. Kuri yahinduranya amajwi, kuri yaririmba, niko mwese mubishoboye mwarabihawe. Iyo kidobyi itatuvangira, tuba turi abahanga bateye ubwoba, bafite kuramya. Ariko nubwo biruko, nkundira Imana ikintu kimwe kugeza iyi saha. Imana imaze kubona ko Satani igenda ikoroga ngo yica amajwi, ivangira abantu bayoberwa inshingano z'icyo baremewe, Imana isi baho kese nkigiye nishimira amajwi yabo. Amajwi nayo azajyamo, ariko siyo nzajya ndeba. Ubu noneho nzajya nishimira amajwi yose uko asohotse, ariko nishimire imbaraga ziyasunitse aho zivuye. Nicyo gituma umudamu aririmba ikijwi bene caki ukayoberwa indirimbo. Yaririmba indirimbo muririmba hano akayicurika mukagira ngo niyinda ahimbye, ariko kurya bigize Imana ikishima kahari alarme n'abakaruvari baririmbye, kahari bande barya abahanga bose mu ba Darlene. Ntizivangura ijwi ryande rya Mama Judith, ngira ivangure reka mvuge we kuko nzi ko atazi kuririmba. Ngivangura ijwi rye n'irya Darlene, mu gihe bombi baririmbiye mu mwuka wo kubaha Imana. Ihita ivuga ati ibihangange bibiri biraririmbye. Uyu ninde? Mama Judith na Darlene. Ngahe bashire hamwe bategere uwo mufungisha. Ariko byagera imbere y'Imana ikishima ku rwego rutangaje, wagira ngo siwe waririmbye ni nk'umumarayika. Abanyumva tuvuge haleluya. Umuntu muremana agaciro kose kangana nako Rusiferi yagiraga, Satani ngabibone arasara. Habonetse ikiremwa kinkubita kudeta gisubira mu mwanya wanjye, ijuru ndibure none iki nacyo gihawe isi gute? Satani ati ibindi bishoboka, so atarayibamo cange ndayisigaramo canga isigaremo. Na indambara yatangiriye. Satani aravuga toke akoresha inama. Nasomye ibitabo by'abanditse ku ntambara ya Satani benshi cyane igihe nandika igitabo c'intambara. Hari uwavuze ngo yahise ajya gukoresha inama yikorera ikuzimu aho biro ye nkuribo, abwira abadayimoni bose ati twabaye atake, habonetse ikindi kiremwa cyahawe imbaraga n'agaciro kangana nako nagiraga, ubu rero gihawe isi, sinzi iyo tugiye gusigara tuzaba bande. Mwipange rero turwana intambara y'inkundura, nubwo ijuru tutarihangara ariko isaba tuzabahangara. Tubigenze gute rero? Niwe yavuze ngo okay, nihaboneka abakomando babiri baruta abandi bayobora ingabo zose, haboneka uyobora izo mu kirere, haboneka uyobora izo ku butaka. Hanyuma aravuga toke ninde uhangana n'ibyo mu kirere. Mu gitabo cya Samuel Magesa
iwe ahita aravuga ngo uwiswe ngo ni koyikoyi niwe wavuze ngo arafata ikirere, hanyuma arwanireyo n'ingabo ze zose. Bamuha sinzi nimba ari ingabo zingana gusa z'abadayimoni batayo, sinzi nimba ari zingahe, zihabwa ikirere zijyayo. Aravuga ngo wowe uhawe misiyo ebyiri gusa, nta cya gatatu. Mu kirere nabisomye mu Baefeso, mwumvishe ko nasomye havuga ngo abo turwana saba inyama n'amaraso, ahubwo ni abakuru n'abatware n'abategetsi b'ahantu ho mu ijuru. Abo baho hantu ho mu ijuru ni ingabo ziyobowe n'uyu mukomando witwa koyikoyi. Uyu rero n'ingabo ze ni bibiri gusa bakora kugeza none, babikorera baremwe bose. Icya mbere, barwanya amasengesho yose iyava akajya. Nibo bafunga connection, ikirere cy'amasengesho, ngo abasenga bakupa amarezo, communication hagati y'abantu n'Imana. Yarabisobanuye byose muri iyo ntambara ye. Aravuga ati ibyo rwose ndabigerageza. Icyo. Hanyuma niyo ugiye muri Bibiliya, muri Daniyeli igice cya 9 n'igice cya 10, urasangamo umugabo Daniyeli yarasenze iminsi ngahe? 21 yayimaze atariyo yari gahunda ye. Daniyeli yari gusenga iminsi itarenga 3, ariko ageze 3 nta gisubizo. Aravuga ngo sinzahagarika Imana itaransubiza. Nasomye ibitabo menya ko abayuda imyaka babwiwe yageze ko bagomba kuva Babiloni, sindeka ndayishuza kugeza Imana isubije. Nidasubiza simpagarika. Ageze iminsi 21 kubera atarasubizwa, ariko siyo yari gahunda ye yari yapanze. Byagenze gute? Arasenga agita, Bibiliya nivuga mujye gusoma icyo gice, marayika yaramubwiye ngo ugitangira kwinginga no gushaka mu maso y'Imana, ngo ijuru ryakumvise rihita rirantuma ngo nze kugusubiza. Ariko iyi minsi yose uyimaze habuze connection n'inzira y'ibisubizo ngo bikugereho irafunze. Yafunzwe ite? Aramubwira ngo ubwami bw'Ubuperesi bwarayikinze, niyo mpamvu ibisubizo bitakugezeho. Ariko nubwo bitaraza, babaye bambwiye ngo nkubwire ijambo rimwe ngo mu ijuru baragukunda. ariko sinumva. Ndebera umuntu rwanga gusa ngo mbanza umumenyeshe ko mu ijuru bagira gute, ko mu ijuru pera ikiganza ukwegereye ngo mu ijuru baragukunda. Uwashikamije umutima neza, nawe isi y'amahoro, ijuru rikavaho, azamuremera isi y'amasezerano. Undize amashuti yakomera Yesu. Yego, ucinginga bakumvise, ariko habaye ataka, ikirere cyafunzwe, ibisubizo bibura aho binyura. Mbura inzira kugeza ubwo nasubijwe inyuma. Gaburiyeli agira gute? Asubizwe inyuma, ngo babona kohereza komanda w'intambara, ari wende Mikayeli umugaba, ngo niwe wamanutse aza kwentervena, ahangana na bya bitero, arabibomora, ibirindira arabisenya. Ngo arangiza arampamagara ngo inzira irabonetse, manuka wa usange Daniyeli kuko ngewe singerayo. Murahari tuvuge haleluya. Hanyuma Gaburiyeli abona kumanuka, azanira Daniyeli ibisubizo bitewe nuko Mikayeli arangije iki,
arangije operasiyo. Bivuga iki? Uwabyanditse Samuel Magesa yaravuze ngo iyo abantu basenga buri muntu wese agira tiyo, umuheha tiyo izamukamo amase, ariko muri raporo yatanze yabwiye Satani mu nama ngo urabizi hariho abantu badashobotse bananiranye mwisi, bakunaniye bigenze gute ko naguhaye ibikoresho byose? Ngaramubwira ngo hari abantu mbere yuko basenga ngo nabo ubwabo baba bahindutse nk'ibirimi by'umuriro. Niyo afashe tiyo apfa gusenga tiyo yose igahinduka umuriro waka. Aya masengesho y'aba bantu no gufata tiyo ntituyikoraho, iba ari ibishirira yaka. Aba ngo nabasengera mu kuri no mu mwuka. Iyo byanyuze mu mwuka nta mudayimoni wabyitanga. Cyo gituma Yesu yabwiye abantu ahageze ngo harageze igihe cyasohoye ko basenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Abo nibo data ashaka bonyine ko aribo bamusenga. Arabangaba ntibashobotse, baratunaniye. Atunyuraho ari ibirimi by'umuriro tukabona birahushutse. Ngo ariko ayabazayifu vuga ngo abazayifu ariko mana yanjye ayabanebwe ngo azamuka ari imvange atari mu umuriro n'akazuyazi, ngo ayatuyafungira mu matiyo akavurirayo kugeza igihe asigara asenga, noneho akumva nawe ubwe agahita abimenya ko amasengesho atagiye, agahita yumva arayakubita agahita amuzenguruka haha muri saro, ntiyirirwa arenga aha rwose. Kubera iki? Tiyo yaravuze amasengesho ntakibona hagenda, ubu akubitaho gusa agahita amugarukaho. Atabanyantege nkaho yo twarayafunze yavuriyemo nuko biraho ibyabo twarabishoboye. Icya kabiri ababo mu kirere bakora, cyambere mvuze ko ari ico cyo kwimira amasengesho. Cya kabiri yavuze ngo aba barwanya imyuka y'abapfuye kugira ngo barebe uko babayobya batagenda ngo baje muri paradi, bajye mu bwami babanyuzeho. Kuko Satani yaravuze ngo intego ni imwe, tuyobya bari mu isi kugeza ubwo Imana nayo izababura, tubigarurire bose baba bacu, niturimbuka tujyane, ariko tuyibabaze mu kubamwambura. Aha, aba nanone nawe aragerageza. Tujye mu byanditswe rero kugira ngo mwumve ko ari byo. Uyu nibo badayimoni bagaragara muri Yuda kagafatanye n'ibyahishuwe gice kimwe no ku 9. Mose amaze gupfa hamanutse ingabo za Lusiferi ziza gutora indumbi ya Mose, ziravuga ngo Mose yapfuye hari ikosa yakoze, ubwo afite agakosa k'Imana twomugarura. Bajya gufata indumbi ya Mose ngo bagereyo, ijuru rirabibona. Tugira ijuru rijya rireba mwa bantu mwe, nukuri kose rijya rireba situwasiyo ariyo yose na muvema zose zibera ku isi bazireba batya. Niyo unyereye bohereza marayika ugufata, mbwirira ukwegereye ngo umugongo uba waracitse n'agatwe kaba karamenetse. Ariko bajya bakora we uzi kunyerera akava imbere y'intebe y'Imana akagufata utarika hasi, uzi kunyerera muri dushe akiyaranje uburyo bwose abigukuramo. Naba expert bo kurwana no kuramira abantu. Imana irababwira ngo Mikayeli n'ingabo zawe mwiyaranje bitarenze iminota 2 mube mwarekipeye indumbi ya Mose. Satani yayiba akayitwara, sinzi iyo mwajya ntimwangarukaho. Mukora ibishoboka byose murwanire intambara kandi muyitsinde. Mikayeli ahurira ku ndumbi ya Mose na Lusiferi n'ingabo za Koyikoyi zose ariho ziri.
bahanganira mu irango ry'umusozi nimba ari uwa Pisiga, bafa intumbi ya Mose. Satani akavuga ngo uwacumuye ntibivuga ngo arimbuke tumutware. Marayika aravuga gusa ngo nahawe itegeko riherekejwe ngo n'ubuntu bw'Imana butangaje. Imana ikurikije Imana irebye amateka y'ibyo Mose yakoze, byayinaniye ko yamutakaza. Yavuze ngo Kanani yo mu isi ntazayigeramo, ariko ijuru ryo Mose ari mu bagabo bagomba kuba mu ba mbere, bagomba kurihagararamo. Niyo mpamvu ntumwe kumurekipera utwo dukosa uhaye umurega. Yatubabariwe umunsi aducumura, kubera ko imbabazi z'Imana ziraruta ibyaha bya Mose. Murahari muvuge haleluya. Satani arumirwa. Mose aducitse ate? Ngo bagira uburyo communication yitumanaho, uburyo Samuel Magesa yabyanditse. Ahamagara Satani ngo urabizi, birananiranye indumbi ya Mose biranze. Haje ingabo zikomeye za Mikayeli, turahanganye mwira. Satani ati gute? Ni mumurege ko yacumuye. Muribuka nimba ari muri Zekariya ahandi Satani ngo yagiye kurega Yoshua ngo yambaye imyenda y'ibizinga, ngamurega ati yambaye imyenda y'ibizinga, bituma Imana ihita yohereza marayika. Ubwo Satani amureze, atwibukije natwe kumugirira neza. Nimujyane imyambaro myiza, mugende mu mwambike, kugira ngo Satani atabona icyo asubira kumurega. Reka nkubwire, umuntu wese ugihagaze mu buntu bw'Imana, atemera ibyaha, ashobora kubigwamo ariko adashobora gukora icyaha. Gukora icyaha no kugwa mu cyaha biratandukanye. Kugwa mu cyaha ni ukuraswa, ariko gukora icyaha ni ukukigambirira. Ibi byaha byose abantu bakora batagambiriye ntibishobora gukuraho communication n'ubusabane, ntibishoboka. Kubera ko si ibyaha by'itumano, ni ibyaha by'ibitero byo babarasa. Ibyo niyo ukiguyemo Satani ahita ajya kurega. Iyo akurezaho bituma Imana ihita ikoherereza ubuntu n'imbabazi zigutwikira, kugira ngo Satani adakomeza kukurira yitwaje izo ntege nke z'ibyakuguyeho utagambiriye. Ibyaha ni ibigambirirwa, nibyo bikupa communication hagati y'umuntu n'Imana gusa byonyine. Ariko akundi ahantu hatumye nkunda Imana. Abwira Satani ngo erega Mikayeli arabwira ngo Imana yacu ni Imana ifuha, izifuhira abakiranutsi ku buryo yatanga ingabo zigashira, ntishaka kubareka. None natekereje akantu, nimba Imana ifuhira indumbi ya Mose, ariko si nicyo gusa. Nasomye andi muri Bibiliya ndumirwa, nsanga Imana igafuhira udukombe two mu rusengero. Hariya muri Babiloni, muri bugihe cya Daniyeli, ibikombe byo mu rusengero ngo baje kubinywesha gusa, ngo babitereke hano mu kabare ku mwami, ngo baje basukamo umuvinyo, ngo baje gutora ngo basome. Imana ifuhira udukombe. Ariko naravuze, Imana ifuhira udukombe two mu rusengero, yareka abagabo bahagarara imbere yayo n'abagore bayisenga gute? Bayitangira amaturo, bakitegera amaboko, bakirizwa n'ubuntu bw'Imana, bakirara mu bitaramo, bakiza mu gatatu, bagitanga ibya 10. Imana irabafuhira bene abo bantu, ntiyapfa kubareka gutyo. Ikindi mutazi, Imana izirwana kubo yamaze kuronka, kavuga ati abo naronse ntihakancike n'umwe. Mu barundeho ingabo z'abamarayika, nibiba ngombwa musukeho n'ubuntu bw'Imana, bizabarinda kugeza bagiye arabera. Ntimukagire ngo nimwe mujye mwirinda mugakiza, no. Hari imbaraga zituri inyuma, zaba iz'abamarayika, zaba ubuntu bw'Imana buturiho,
byose birahari ngo bizatugezeyo. Lelamfonega inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe Imana itakwemerera ko urengana. Niba mwabyemeye ko bahari, dukomere Imana amashyi. Ay, 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 ay. Intumbi ya Mose yarabacitse. Mose ntabwo yaheranywe. Mose ari mu bwami yaragiye. Nikibigaragaza ikimenyetso cy'ukuri nuko kuri Elayono umunsi Yesu ahazamuka, mu bagabo babiri baje kumutega ngo bakorere mise reprise y'ubutambyi n'ubuhanuzi, harimo Eliya, harimo na Mose. Mose yarazanye ibitabo byose by'ubutambyi. Abantu nibo bumeti kumbe wa mugabo yagezeyo. Ikindi cyanejeje hari nuko Imana yari yaramubwiye ngo Kanani uzayigeramo, ngamara fata yigezemo imwikira mu butayu. Ndeberaho Imana ivuga aho kumanga isezerano rireke kuba, ahubwo yakuzura warapfuye ikagutereka aho yavuze, hanyuma ukazagenda warahageze. Mose yisanga ahagaze ku musozi muri Kanani, ya yindi yapfuye atagezemo, kugira ngo Imana itazitwa inyakinyoma. Genda ari wowe ujyana ibitabo, uhagarare na Yesu, urebe Kanani nayo narakubwiye ko ntajya mbesha. Ninde ufite isezerano avuge ngo haleluya. Iyo bikubwiye niyo kwizerwa, iyo bikubwiye niyo kwizerwa. Ntacyo yavuze kizahera, nta nicyo yavuze yibagirwa. Ibihanze amaso kandi biri inyuma yabyo ngo ibizerekeze, ibi nyuma y'ijambo ngo izarisohoze. Nta ryayo ritakara, nta ryayo ritakara. Babwire niki nacyo ntabwo turi ingabo zireze, ntabwo turi n'ingabo ziyoboye. Turayobowe, turanashinganye, turanarinze. Dufitiwe purani ikomeye, mu buryo Imana ivuga ngo aho kubura bariya ndarwana amakundura ngaruye na bene wabo basigaye. Mugira senga ibituma isi ishira ntibyabaye byose, iba yarashize itegereje ko nabo bose bazagaruka. Naho kutubura twe yaronseho ni umugani, ni bidashoboka. Keretse iyo wikuyemo wenyine, ariko utikuyemo nta mbaraga zagukuramo. Ukurwanirira arahari kandi arashoboye, singa babuze, sinubushaka buze. Abaraha mu mwuka nibavuge ngo haleluya. Yes. Manukeho. Okay. Reka kugira ngo nihute, reka ave mu ngabo zirwanira mu kirere. Satani ahita afata izindi ngabo ziha n'umuyobozi wazo. Atorwa umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka. Baravuga ati ninde wahangana nabo ku butaka, azarwane n'ikiremwa muntu. Bahura mu mayira ijoro n'amanywa. Haboneka uwo Samuel Magesa yiswe ngo ni witwa Ibilisi. Ibilisi aravuga ati ngewe mundekere ubutaka, ndayirwaniye ku butaka, ariko umva abakomando b'abahanga ngomba gukorana nabo, isi tukayiyobya. Isi tukagira gute? Akamana isi tukayiyobya. Icyo yakoze yahise
amwohereza Ibilisi aragenda ngashike nawe agabura ingabo. Ibilisi yaravuze ngo ngiye nzakora ikintu kimwe, nzarwanira gufata imitima gusa, umutima wonyine, izindi ngingo zireke. Kubera ko umutima w'umuntu bamwe intebe imwe gusa, intebe imwe gusa. Iyo yayifasha akayicaraho, baragutekinika ukaba igikoresho cy'abadayimoni mu buryo wibura. Kandi iyi ntebe iyo Kristo yayifashe, nta busatani nabwo bukorosinga. Ni inkuba zibiri zidasangira igicu ntibashaka kubanamo. Iyo umwe yinjiye undi ntashaka kwinjira. Aravuga ati nge naho nzicara nimara abandi abagabura ahandi. Yohereza abo yise Magesa, yiswe ngo ni abajenerali 6 aribo bagomba kurwanira kuyobora intambara zose zo ku butaka. Agira gute? Ahita arabohereza. Yohereza uwa mbere witwa ngo ni Amiri Jeshiragayi, witwa Ragayi, umujenerali witwa Ragayi. Uyu iwe aravuga ati ngewe icyo ngiye gukora, ngiye gufata imitwe, ubwenge, ngiye gukoroga ubwenge bw'abatuye isi, nzabuhindura ubuswa cyangwa mbuhindura ubusazi. Gute se? Baramati uzabishobora ute? Nzabima gusa ubwenge bw'ukuri, mbarekera ubwenge butari bwo. Yakobo kangahe? Yakobo 3:10 na kangahe? 17. Nihagira wansomera ku 13. Harimo ubwenge aho hano usomye muri Yakobo cyane nubwo utasoma, harimo ubwenge 5. Uyu mudayimoni okay, ubwenge bumwe n'ubw'Imana hakaza ubundi, ariko ubukurikira bwose nubwo uyu mudayimoni yazanye. Havugamo ubwenge bw'abantu, hari ubwenge bw'Imana, hakaba ubwenge bw'abantu, hakaba ubwenge bw'inyamaswa bantu, hakaba ubwenge bw'isi, hakaba ubwenge bw'abadayimoni. N'ubwenge 5. Iyo ubonye utakaje ubwenge bw'Imana, ukabona utakaje byibura none atakaza ubw'Imana, ukagira amahirwe ukaguma n'ubw'abantu. Niba abantu mubona beza ari imfura mu isi, ariko ubabwira Imana bakaguseka ko itabaho, ariko ugasanga ni imfura zo mu isi, bafite ubwenge bw'abantu. Bemera ikiremwa muntu cyose ko ari mwene wabo, bemera umuntu wese ko ari umuntu, bamwitaho nka mwene se, ntibarobanura umuntu n'umuntu, amubona nkawe. N'ubwenge bw'abantu. Ariko aba nabo iyo batakaje ubu, usanga kenshi ni beza mu mico, ni beza mu miryango, ni beza mu gihugu, ariko ugasanga bafite ikibazo bakoroganye n'iyabaremye. Niyo ngorane bagira. Naho bano bandi bose bakurikira ko ari 3, ababo ni ibishitani byigendera. Aba bafite ubwenge bw'inyamaswa abantu, ni ukuvuga ngo ni umuntu wagiye kuri level y'inyamaswa. Inyamaswa iyo zagwiriye timenya nyirasenge na se wabo na mushiki wayo. Inyamaswa ishobora kubyara murumuna wayo, ishobora kubyara mubyara wayo, ishobora kubyarira byose nta control. Niba abantu musigaye mubona ku mbuga nkoranyambaga, usanga n'abandi twumva mu binyamakuru ngo umugabo yateye inda umukobwa we, umugabo akibyarira. Ese wababaye iki hari? Umugabo akibyarira n'umuke, ese n'umwuzukuru? Umugabo akibyarira umwuzukuru, kandi uwo mwuzukuru akaba umwana we. Ni inyamaswa ziteye gutyo nizo zikora bene ibyo. Nibwo bwenge bw'inyamaswa yavuze. Ni abantu bari kuri level batakimenya gusobanura, batakigira kirazira, ibintu byose bashize ku murongo gusa, ntacyo bimubwiye. Niba abandi ubona umugabo kumva ngo yabyariye mukase, isagira umugore wundi yashatse, wenda nyina yarapfuye, wamara ukumva ngo yaramubyariye, yana akabyara bari umunabe. Izo ni inyamaswa abantu.
ubwenge bw'abadayimoni ntubukikontorora. ubu uri igikoresho niba abantu ubona bameze nk'udushitani mu isi, atekereza nk'abadayimoni, kurezona kwe n'ibyo akora. We na satani kubatandukanye biragoye kubatandukanya, ni shitani yigendera beno. Mbese inyota ye ni ukubona abandi bababaye gusa, cyangwa se kubona baguwe nabi, n'abapfa ntacyo bamubwiye, ntahaga bapfa. Shitani ntizihaga bapfa, nta kinya bagira. Tumubwire ngo uyu ni mwene wabo, mwene wabo mwanga kuruta uwo atazi. nibo bagera bakava mu itsinda ry'ibikoresha aba badayimoni bakoresha. Adayimoni zibe zigikora zikaba zisigara aribo zikoresha. Nibwo bwenge buyoboye isi muri iki gihe. Uyu iwe yaravuze ati nicyo nzakora gusa, nzabucurika. Nibagize abanyabwenge bose ko nta mana ibaho. Ariko Yobu yavuze gute? 28 kuri 28. Aha, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Akaragacombora abantu kubaha Imana barabisiba. Niyo mpamvu uzabona abahanga b'isi bakora ibyogajuru bagize gute, bariya basava bahambaye. Kurikirana amateka urebe, benshi ntibemera ko n'Imana ibaho. Nigeze guhura n'umugabo ukora muri Banki Mondiale, arambwira ati rwose amashuri nizi ibihugu byose nazengurutsemo, twiganye n'abantu benshi kugeza ubwo tuva twige kumenya ko Imana itabaho, ngo twakoze amareshershe n'ibitabo turabyandika dusanga ntibaho. Ariko yicaye muri Banki Mondiale ibintu arabitunganya, isi yose igatangara, avumbura ibintu uburyo ekonomi bikibene ibyo, ariko ntiyemera ko Imana iba. Noneho atangira guterwa n'ibintu by'ibisazi mu mutwe. Yaba ari kuri computer yandika muri Banki Mondiale, bikamubwira ibindi yandika, akandika ibintu bitabo, yasora kopi bakumirwa ko ari umuhanga kuruta bose. Byamugendeye gute? Level ya kabiri byamutwayeho. Bene abo niko bagenda iyo bamaze kubirambamo, bitangira rero kubahonda bo. Urabikorera ariko nyuma amaherezo akaba ari we bihonda. Ngo ageraho yatwara imodoka akabona ikintu kimwitambitse imbere, yakwepa akagonga hakurya y'umuhanda amapoto n'ibindi. Ngewe twahuye amaze kugonga imodoka 3 azimenagura zose, Imana igakinga akavamo. Umugore niwe yavuze ati none azana abapfumu bose bashoboka, birananirana. Umugore atari ko sereka nkuzanira undi muntu wagute, ngo yawe ngo afite ukuntu kubera ko azi ko Imana yihakana, ngo bakora ibindi bintu mu buryo bw'igitabo bagusomera akakuganiriza, atinya kuvuga ko ndi umukozi w'Imana. Arantwara ndagenda ngo nshike mu nzu ye ngo ndebe, ndamuganiriza, turaganiriye bite. Arambwira ati none se we abapfumu narisha amafaranga atabarika bakananirwa, none nkaba ngeze ahantu singibasha no kuja ku kazi. Nimba ngo hembwaga ibihumbi 10 by'amadolari ku kwezi, ageze ahandi ariko ntibashaka kumukura mu buhanga afite. Barabati tugerageze byibura umwaka wose. Yagiye Suisse kwivuza, yagiye Belgique, yagiye ibintu bene ibyo. Hanyuma icyaje kumubaho niki, niho namenye Imana igira amaboko, izireka abantu bakagira ngo ngihwanye nabo, ariko iyo yabitumye ifite agasinga ikoraho, bagafarangana kugeza ubwo bazayishaka. Yarambwiye mbwira ukoresha tekinike zihe? Nk'abaganga cyangwa abapfumu? Ntoya ngewe ndi hagati yabo ngabo. Gute se ibikoresho ko ntabyo wazanye? Nari mfite akabibiriya gato cyane gafunze n'amashini. Ngewe nkoresha aka gatabo gusa. Agatabo nti none se urakandongera, urakavuguta, urakagira gute? Ndagusomera, ndagusomera gusa. Uzaza usoma binyinjiremo cyangwa biragenda gute? Arambwira tume kubwire nimba wizeye ko ibyo mukora biri seri,
ahita ajya mu cumba azana carnet de chèque asinyiraho $1,000 arambwira toke mu cyumweru kimwe nimba uzi ko wamvura ngakira muri cyo cyumweru ndaguhemba $1,000 kandi niba bitwara ukwezi ndaguhemba $2,500. Ndamwe tume nkubwire ibi byacu iyo utanze ingurane iyo utanze amafaranga ngo twishure twebwe ntibikora ngo mubwire gutyo ahindukirana umugore bangumve iyi si sinye simusiga yerekana ko ibyabo nawe atabyizera nimba byemera ko bikora ni gute yari kwanga facture kumva facture ngo ayo nzamwishura ndabwira ati byacu niko bikora iyo twe uduhaye ingurane birapfa ndabikora kwa gusa kandi ukire ntacu utanze ibyo birahagije undi atari gute vraiment ibi arahaguruka bene abantu birata ubwenge bwabacanganyikishije ariko ubwenge bw'isi butarimo butarimo Imana ngo arange ati none se tinyemerera ahubwo ngewe icanzanye ngikore umugore atumve sheri icara tumuha umwanya akora ibye toke aricara ngo yicare ndahagurutse mfashe Bibiliya ndayirambuye ngiye kubasomera tangira kubasomera ndababwira ngo Yesu Kristo uko yararejo niko ari n'uyu munsi kandi niko azahora yazuye abapfuye turabihamya yagaruriye abana badamu bikoreye amaboko bapfuye kanswe wowe ubwihagaze aragukiza nawe arandeba bene ko ndabona afite umujinya wose ndamucanira amakuru ya Yesu akaza akareba umugore ngo ubuko biranyinjira ngo cyangwe mu bantu bose nasengeye kuva mbayeho sinzamwibagiwe yandutiye abantu bose mwisi umugore ati nuko nyine uko birinjira hanyuma aricaye ngo ndangize kuvuga timupfukame rero n'amavi yanyu mufatane ibiganza ngira mbasengere ariko ngira ngo umugore amumfatire simpendizera uyu mugabo umugore abamufasha barafatana amaboko ndatangiye gusenga nzenguruka muri salo nahumirije nafunze amaso ngo nje kwitereje kujya nafunze amaso kaza mbona imirabyo kiranyura mu maso ngo pya ndahumura ngo mpumure ndangiza ahagaze nk'ahariya na appareil photo ariko arafotora gusa imirabyo yandenze ndavuga ati noneho iyi ni shitani yigendera uyu kera yahagurutse yagiye gutora amapare ubu sibi ndabikira gute arakubise nerekerayo ntangira gusenga nerekeyeyo bene uko arafotora ngo arangize ayirambise ku meza aragarutse apfukamye hahandi ngo apfukame hahandi ndakomeje ndasenga ndabasengeye ndabazengurutse ndarwanda atinyuka mbanza kurambika ibiganza ku mugore kuko ndi yanahumirizaga nyine bagameze gutya kazareba uko nuko kora ku mugore ndasenga abone ko nta kibi kirimo nta kibazo ngo ndangize nawe ndamwegera mfashe ku bitugu byombi ndasenga no akazareba gutya nyine ndebera bene aha mu ijosi ndasenze ndarangije ngo ndangize gusenga toye kubera nabonye ihariye sinasuye no kwicara ndarabwiye ati murabizi ndarangije gusenga akazi kanjye kararangiye mumberekeze ntahe sinirirwa nsaba kwicara ko nangaga ibindi bibazo byinshi abaza baramperekeje tugeza ku muryango noko ambaye ukuboko aravuga ngo ubu warangije ni kuriya kose nta n'akantu ko gusiga no kunywa nugira gute ntibyarangiye ni kuriya rwose genda uko amasaha agenda niko biri bugende bikora okay bivuga uko byizera ariko nibe byabaye ubuhanuzi hanyuma umugore aramperekeza ngeza ku muhanda ndagiye bare gutaha baragarutse baricaye afashe mashini agiye kwicaraho muri salo hari tumwe yakoraga bene aho yumva araparanganya akayireka
bene uko imodoka yari zimaze ntakijya ku kazi. Ikindi gitangaza, ntasinzira amaze amezi 3 have no guhuza ingohe. Azara aravuga, umugore ni nasho camuteye ikibazo kurenza ibindi. Azara aravuga adasinzira na gato. Ndataha ngo ngeze saa 9 z'ijoro mbona telefone iri gusona, ngo mbona ni wa mudamu. Ndavuga tuse kwa telefone butaracya byagenze gute, ndamwihorera. Saa 10 ara telefone ndayifata tibite, mukozi w'Imana umbabarire, saa 11 zuzuye ndakomanga iwanyu bankingurire, ndabanje uzi wacu nde kugira gute, umbabarire nze kubwire, nze kubwira ibyabaye hani wacu. Cyewe ndibaza Mana yanjye, none se byabaye byaserembutse, none waravuga ko nabisajije burundu. Saa 11 yarakomanze baramukingurira ngo yinjira acinjira, nanje narimvuye narabyutse njya muri dushe kara mu maso ndaza ngo duhure. Ahita pfukamaho muri salo atega amaboko ararira, ariko numva tereka numva ibyo avuga. Ararira nimba ari bibaravuga nyine ko byacitse, nimba ari byiza numva aravuga ati Yesu uri umugabo, Yesu uri umugabo, Yesu uri umugabo, Yesu ibyo unkoreye barangiye ati bitese. Ati umugabo wanjye yafashe computer 18h45 ku meza ngo ajye kwandikamo katubiri, biramunanira atangira guhanagura mu maso, yumva biranze ni nkayo kuri bishingwe. Bene arambwiye ati sinzi uko mbaye, birananiye no kureba muri machine, reka njye mu gitanda ndebe. Ngo ajye mu gitanda yirambika n'inkweto, ngarangize mugore arambwira ngo yararanye inkweto n'ubu arazifite, nanze kumushaganya ngo ndakoma ibitotsi yabuze imyaka yose, ndamureka yaraye uko n'ubu arazifite, ushaka uze tugende nimba uja kumubyutsa. Mu mateka kuva ibibije ntarasinzira, zararavuga ntiyigeze avuga habe n'ijambo rimwe, yasinziriye nk'uwapfuye. Ndebera sizeri na 40 nimba ari ningahe hafi saa moya kugeza ubu ntazi ko bwanakeye, ntazi ko nanagiye. Tifukama dushima Imana, turayishima. Asubirayo ngasubire ntumwihorere n'ubwo yasambira umubyutsa, aramwihorera sambira aramubyutsa, aragenda aroga, araza muha icyayi. Bene uko aravuga ati arahindukira abwira madamu ngo bwa buvuzi bwa wa mugabo ntangiye kubwemera buriya. Ka gatabo kuriya mugabo vraiment, kariya gatabo ndangiye kukemera, ndabona gatangiye gukora ibintu. Tinone mwicaye vuba duhite tugenda tuje kureba wa mugabo. Sinarara ntamubonye. Saa 3 bari bageze iwacu, bwira madamu ati wa mugabo araje nakubwiraga. Tubona araje arinjira, ariko azaciye bugufi. Ariko Yesu ni mwiza. Yesu azahinahina abagabo bagagaye, akabahinahina bakoroha, bari ibitangaza. Umugabo yoroshe asuhuza neza mpobe, na undi yambaye ni ukuri sinzi ko ari intoke 3 zagezeyo. Kuva uwo munsi yamajwi arashira, ibitotsi biragaruka, yamajwi yatumaga agonga ntiyagaruka. Asubiye ku kazi wa wundi muzima. Mana yanjye arambwira ati shakira agatabo nkakarya nanjye ngatunge icya kabiri, umbwira uko nabigenza. Narambwiye turapfukama wakira umwami Yesu. Nta kintu canshimishe nko kumubona ahagaze mu mazi n'ingene kingana agiye kubatizwa. Ati ndashaka gukurikira. Ati ibi bintu nabyize mu isi, narinzi ko kandi abatabyemera ni benshi mu isi. Nimuvuge ngo Yesu ni umwami arahari, Yesu ni umwami arahari. Umujenerali wa kabiri yitwa Zihaka. Uyu ni umudayimoni waje gutera inyota y'inzoga ku batuye mu isi, ubusinzi. Ngo ni nawe utera ubusinzi n'ubusazi, ibintu bibiri.
kuko bose iyo byabakomeranye bakora bimwe, bashaka kwiyambura ubusa, bashaka gutuka uwo batazi, uwasinze cyangwa uwagize ikibazo cyo mu mutwe. Ibyo niwe muri raporo yavuze ngo nibyo bibiri gusa azakoresha kugira ngo arebe ko yacanganyikisha abantu, kuko ngo nibasinda bazakora ibyaha n'ibyo batinyaga byose. Mwarabibonye ko inzoga ingene uburyo zikingurira ibindi byaha byinshi, nta muntu uzitindamo ngo areke gukora utwaha twinshi, zikanakenesha imiryango, zigateza ibibazo. Uwa gatatu ni umujenerali witwa Ashike. Uyu yavuze ngo nzatera irari mu bagabo, nta mugabo uzigera anyurwa n'umugore we, nta n'umugabo uzabumbwa no gutunga umugore we, niba ngombwa azatunge benshi. Uyu yasabye ko bamwongera grade agiye mu nama. Samuel Magesa yanditse bagiyemo kwa Satani ngo aravuga ngo bamwongere grade, ngo nashoboye abagabo ku rwego ruhanitse, ngo ikibimenyetso mu byo Samuel yanditse, ngo ikimenyetso ngo na Salomo wari umuhanga w'umunyabwenge wubahaga Imana, ariko murebe ibyo namukoze, ageze ku bagore 1000. Ngo baramubwira ngo koko uyakwiye kongerwa grade kuko ibyo yakoze birahambaye. Nimuvuge ngo aragatsindwa mu izina rya Yesu, mu miryango yacu, mu gihugu cacu, muri Afrika yacu no mu isi. Ingo zirashize, abagabo barashize hanze, bafite abagore ariko bakagira n'utugore pembeni tudashobotse. Ariko ubu noneho ntatera abagabo gusa, n'abagore abamereye nabi. Usigaye unyura ku mihanda ugasanga bene uko. Bushize nagize igiterane hari igikondo mu gace bita ngo ni Sodoma. Sinakubiswe naravuye toke abakora umwuga w'uburaya bose bamanuke. Natungwe nuko abaje benshi ari abakobwa n'abadamu. Hari abadamu baje akazana n'udukobwa twe, ngo kubera amafaranga ari make yabitoje n'abana biwe ibintu bene ibyo. Ariko Imana ishimwe, ejo bundi Yesu yarabagendereye arabiyereka, ubu n'abana b'Imana. Aho hantu hari hagoye pe, ariko umuco w'Imana warahamurikiye. Bigeze no mu badamu, barata abagabo bakagenda bashaka utundi pembeni ibintu bene ibyo ngibyo. Uyu mudayimoni ntabwo yoroshe, ni wowe wenyine wasabye kongerwa grade. Uwa kane we bamwise Kapiteni Tama. Uyu we ngo nutera irari gusa, yaravuze ngo nzatera ibyifuzo mu isi byo kwifuza ubutunzi, ngo abazabubura bazibe, abandi bazaroge, abandi bazakora ibiki, abandi bazajya kuzima, abandi bahakikisha inzira zose. Kandi baravuga ngo mwiyerekwa ryo byanditse, yavuze ngo yazanye bombe imwe gusa ngo niyo nyine yateye mu isi, ariko ngo yarasakuje isi yose irayumva. Ngo iravuga ngo ubutunzi, ngo abari mu isi bose biruka inyuma y'ubutunzi, kugeza ubwo ngo bibagirwa ngo kw'Imana ibaho, ngo abandi ngo baraho bibagirwa abagore n'abana ko babagira, biruka. Ntimuri mukubona ko abantu bacanganyikiwe? Umuntu yiruka inyuma y'amafaranga akaroba kibagirwa ko yabyaye, agasigara areresha abantu ifaranga. Ntacyo nubwo mutambona mwakira amafaranga murye, bakazajya guhura ubwana bwarafaranganye ko bwabuze ubarera. Uyu ntabwo yoroshe, ntabwo yoroheye isi, ariko munyemerere tumukubite mu izina rya Yesu, atsindwe mu izina rya Yesu mubizera. Abantu be kugira irari y'ibintu bibarenge, bagera ubwo bakora n'ibidakorwa. Uwa gatanu ni umujenerali wise ngo ni Shuguri. Uyu we ni generali utera imiruho, aravuga ngo nzabatera imiruho kugera ubwo gusenga bibananira. Baruhe batagangare, bakora ibikenewe bakore n'ibidakenewe, baruhe azananiwe kwegura ngo asenge. N'icyaha usigaye ubona, nigeze kubona muri Kongo umugabo yakubise umugore we kandi amukubita ari gusenga. Umugore amubwira ngo ntituryama tudasenze. Umugabo yari umunebwe, ngo ari kuzungora ngo titworyama. Ati no, ngo abicaze ngo basenge, umugore ngo agire ngo arapfukama ngo asenge. Kera barahunyije, aho yoga senze ngo Mana agira gute, sinzi ibyo yavuze, ngo Mana ngo mpa inyama, ngavuga inyama. Umugabo ati kumbuye umunyagwa, niwe uzi usaba inyama, none inka zanjye zarashize.
zipfa ntiziconsa naho aba yasabye inyama. Tari agatora inkoni ngo amukubite biruka urupango rwose basohoka babakirize ku muhanda. Naramwumvise ndavuga tuyo miroho yari yamutsinze kabisa. Nuko shuguri zari zabaye nyinshi. Mana mbwirira ukwegereye ngo mukora akazi kabatunga, ariko mureke kwibagirwa kw'Imana ibaho. Imana igira igihe cayo nayo. Dukore pe tubeho neza, ariko Imana igira igihe riburirwa umwanya. Turabafite benshi, dufite bene wanyu, dufite bene wacu batagikandagira mu materaniro ngo baba biruhiye, bararusha nyine shuguri yarabamaze. Ariko mudayimoni turamusenye mu izina rya Yesu, mu matorero no mu miryango yacu mu izina rya Yesu. Uwa gatandatu no muriyetana witwa Mashindano. Uyu we yaje gutera iki? Yaje gutera impara akavuyo, gusubiranamo amakimbirane, dayimoni w'amakimbirane. Aho yakubise kugira ngo azahave. Umuryango wagize amakimbirane arababwira ngo aho kugarukira mwene so uzapfe. N'abakoroganye mu miryango, n'abakoroganye mu gihugu, n'abakoroganye Mana kugira ngo isi zumvikane. Ni ikibazo ahari intambara ku isi, niwe uhagarara hagati agateza akavuyo basubiranemo, nibamara azabangire kwiyunga. Okay, reka nsoreza mbabwire iki. Aba bose barakoze ngo bamanuke bose mu nama kubwira Satani, nimuze mumbwire ko isi mwayifashe nta numwe wabananiye. Ngo bagere bavuga amagambo abiri, Mana yanjye. Baravuga ngo twagize ikibazo. Aba bajenerali bose ikibazo bahuye na barawenga ikibazo cyatumye isi tunanira. Irimo igitabo kigezweho kiri gusomwa cyane. Cyitwa gute? Baramubwira bose icyarimwe ngo cyitwa Bibiliya yera, Bibiliya takatifu. Ati cyo gikoze igitangaza, baragisoma tukababura. Ati gitangaje kirimo. Okay, muri raporo ye bavuze igitabo kimwe kibagoye. Baravuga ati iyo basomye igitabo cy'umubwiriza, ati dufite ibibazo. Ugira ngo bahendeshe iki? Bakavuga ngo ubusa byose ni ubusa, ibyo umuntu agokera akiri mu mubiri byose ni ubusa. Ati rero ntacyo waba ukibafatisha ngo bakwemerere. Iki gitabo kibafiteho imbaraga. Mana yanjye, Bibiliya irakabaho mu izina rya Yesu. Imana izarinde Bibiliya kuvaho, izahoreho mu isi. Ndavuze ngo pore ku bantu batagira Bibiliya. Ndavuze ngo pore ku bantu batagira Bibiliya. Intwara bera bahawe ngiye. Bari abo bose mvuze. Okay, nta mwanya mfite sinzagaruka. Kwari ukwigerezaho. Tuvuge haleluya. Reka bisoze. Aba baravuze ngo Bibiliya bagoye, ngo bavengira none se dukora iki? Twongera abandi bakomando noneho baze binjire no mu nsengero. Kuko tunaniwe na Bibiliya, tunaniwe n'abagira amateraniro. Bibiliya n'amateraniro nico cananiye bano bose, aba bajenerali ba mbere. Bibiliya n'amateraniro ni ikibazo. Okay, ndabongera abandi aba majori 10. Uwitwa Fitina major uzatera inzigo, cuki uzatera urwango, Wivu uzatera ishari, Gasiya uzatera imidugararo, Korofeka uzatera Barazuri, Birahaya uzamara isoni isi gapepuka. Abantu bagashira isoni bakaruha bakagenda bambaye ubusa. Ntimubona ko ari hisigeze? Ubureba imihanda bari gusa, abakecuru bari gusa, abasaza bari gusa, abana bari gusa, udukobwa turi gusa, bikibigize gute? Birahaya isoni zizashira, abahemuka bahemuke kuzuba, abiba bibe nta soni. Ariko Mana yanjye, abantu baziyambura ubusa, isoni zibashire, bakora ibitarigeze bikorwa. Ubu niho tugeze. Ninde ukigira isoni? Genda ureba amateleviziyo menshi,
ibintu byose yerekana bibereye gusa. None si ibyo gusa, no mu mihanda niko bimeze. Byibura twe turacyafite agahengwi ni wacu benuko, ariko hari ibihugu barazitaye. Hari umukozi w'Imana twavuganaga w'umunyamerika, turi kumwe hano tugeze i Remera tugendana benuko, sinzi ikintu twari tuvuze, aravuga ngo mwe muracafite amahirwe, muracafite umuco, muracafite n'ubukristo. Ati mwebwe urabona abantu bose ukabona ari simate, barati twebwe vile yose baba bambaye ubusa, twarabimenyereye, waba wicaranye n'abana n'abakazana nta kibazo. None se urajya tuguruka ngo uve ku isi? Ni bira haya isoni yarazimaze. Hari n'ikindi undi mu majoro bitwa ngo ni mimi, ngo aho abantu bose umuntu wese azashanga ibintu byo ari njye uvugwa, ari njye bamenya ibyiza, bari njye iriya ntebe ari njye uyicaraho, nimbura uko nyicaraho muhitane byibura, kugira ibyo byageze no mu nsengero basigaye bashaka kumarana umuntu ngo ndebe ukuriya namukuraho nanjye nkahicara. Abazimu gusa bigendera bonyine, nimuvuge ngo nibatsindwe mu izina rya Yesu. Nsoza, abo bose ko ari 10 baraje baragerageza bo ngo bamwe binjira mu nsengero, ariko icyababayeho basubiye baravanga ibyo tuboneye mu nsengero biteye ubwoba. Hari mwabanya ati kugira ngo twinjiremo wiseseka ku munebwe, ukinjira hako mwabanebwe ntimukaza mutwinjiriza abazimu. Yego mana, ati twiseseka ku banebwe ukagendera kuri uwo basuka nk'uwihengekaho, ariko iyo ku ruhande rwe haje umunyamuriro, mwabanyamiriro mwe nimuwakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Mugomba ko Abaheburayo abamarayika yabagize imiyaga, abagaragu babagira imiriro yakayigurumana. Nimusubiramo ngo turi imiriro. Tugomba kwemerera utuzimu ko tukwicara iruhande. Daboro sinico, tugomba kwemera ko utuzimu tunyura no hejuru y'inzu yawe. Gute se urumuri rutazima, dufite Yesu utagenda n'umwuka twarawuhawe witeka, n'umuriro turyamana turema isoko tunawufite. Nigeze kurema isoko ngo nsuhuze umukobwa umwe, nkwaye ikiganza bene uko ngo umukozi w'Imana avuze gutyo, nanjye nza nigishika ngo no nakanebwe kibereye ngo ngafate kuya dusuzanye kama gatangira kubwejagura. Abazimu baratumuka. Ariko none igitangaza tubuse madame ngana tubuse urabigenza gutuko ti deliverance ndayikorera hano indagasiga gutya se. Twinjirira kubaza ifu tukabona aho twiseseka kugira ngo dutangire kurwanya n'abana, atari ko abo banyamiriro s'abana. Ati baratugoye baradutwika. Iyo baguhaye misiyo yo kurwanira mwe urashuga tokombera ukabura uko bigenza n'amago yabo ntidupfa kwinjira. Atabona ikibazo arababaza ngo ese bafite bombe zihe bakoresha zatumye mubananirwa? Baravuga ngo bafite ibintu bibiri birarutana ca gitabo twavugaga. Ese ni ibi? Bafite ikintu bakoresha ngo jina la Yesu, bakagira n'ikintu bakoresha ngo damu ya Yesu. Ibi bibiri yo babiduteye nta wikontorora, tuja kwisanga twese turi ku birometero bya kure. Nimuvuge ngo haleluya. Nico gituma birivuga ngo twahawe izina riruta yandi mazina yose, arayo mu ijuru arayo mu isara y'ikuzimu, nta rindi zina atari irya Yesu. Nta kirenza amaraso, nta guhumana kudakizwa n'amaraso ya Yesu nta kuriho. Aya maraso ni protection, n'urukingo rukingira abantu imbaraga iyo ari yo yose. Ntimukayakerense, ntimukayakinishe, muhagarare kuco mwizeye. Isi irimo intambara simusiga, isi y'abadayimoni ihanganye n'isi y'umwuka. Abinjiye ni mugumi yo mwinjiye muri Yesu, muhangane no kugarura abari hanze, ariko mube mwemera icyo mwagizwe. Ikindi cyabashoboje iyo babonye umukristo ngo wisuzugura, uwo bamwigirizaho nkana.
rwose. Ariko iyo basanga babandi biyemera bihagazeho bemera agaciro k'amaraso n'izina, nta zindi mbaraga ukeneye ngo zikurundweho. Gusa wowe iyo ugomba kwikomatana n'aya maraso, warangiza ukamenya ko ikirwanishwa kimwe tugira ari izina rya Yesu. Ngo baramubwiye ngo ni amaraso, ngo ni izina rya Yesu, ngibyo ngo babivuge, babona Satani yikubise hasi aratemba. Ngo ninde ubabwiye kuvugira iryo zina hano? Ko muzi ko iryo zina ari ryo ryansindiye mu ijuru akanansindira mu isi, none hano murivuze uruki? Arababwira ngo reka mbabwire ukuri, uwo ntitumushoboye ntituzanamushobora, uwo afite ubudahangarwa tutegera. Aho muri icyo gitabo Satani yavuze Yesu birenze uko abantu bamuvuga. Aravuga ni ntavogerwa, ni ntagereranywa, afite ubudahangarwa sinanapima, muze mukwepa imihanda atarimo. Niyo mpamvu nsaba abera mwakabyaramwe, nimwomeke Yesu ku mihanda yose, Yesu bamushyire ku mazu yose, Yesu bamushyire ahantu hose mu mayira. Niwe wenyine ufite imbaraga zo gucogoza isi y'umwijima. Naho hirya ya Yesu nta cyagukiza Satani, nta n'icyagukiza isi. Ibyo barabishoboye. Niho yababwiye ngo uwo niwe uzaducira urubanza rwa nyuma. Atariko nimureke tureke gucika intege, twihagarareho basi tubone imbaga nyinshi tuzajyana. Ariko nimba ari uwo mwahuye nawe mu nsengero, nimba ari uwo mwahuye nawe, baramubwira ati nta gikoresho basi waduha cyahangana na jina la Yesu n'aya maraso ya Yesu. Satani arababwira ngo ntacungira, nta nicyo tuzagira, iryo zina n'ayo maraso ntake.